wigeze urya amafaranga y'umuhungu mukiri gutereta? Amafaranga y'umuhungu ariko niba kubera iki twumva ko kwambarana n'umugabo wawe ari ikibazo murumuna we, ariko kandi wowe murumuna wawe mukambarana murumuna wawe uzi ko mwambarana ibintu byose cyane, ariko twebwe abagore ugasanga twabigize big deal. Abagore twarasaze. Muriho neza cyane, twongeye kubaha ikaze kuri Voice of Love. Abantu bashyashya, ku mazina yanjye nitwa Sandra Kayonga. Tubaha ikaze cyane tuyibutsa gukora subscribe, comment na share. Hano rero ndi kumwe n'umumama mwiza cyane wambaye neza. Tuguha ikaze cyane kuri Voice of Love. Asa neza cyane. Mwakwibwira abanyamuryango ba Voice of Love? Murakoze cyane, twishimiye kwisanga hano kuri Voice of Love. Agacano k'abantu bose kabisa. Agacano kacu, agacano kagezweho. So amazina yanjye nitwa Kamariza Divine. Ndi umumama w'abana babiri. Umutware. Ese akantu k'umutware kavuye kweri? Umwe mvuge umwe wenda kuko abantu benshi bakunda kugakoresha bataza kugira ngo wenda ese umuntu wabizanye wagira ngo umuntu wabizanye wenda hari umuntu yari yabonye ufite nk'abatware babiri aravuga reka njye nivuga nyewe ngo ufite umutware umwe, ako kantu kavuye kuri ya nyine umuntu ajya avuga ndu mama ngo w'abana wenda bangahe babiri ngo n'umutware umwe cyangwa no kugira ngo yumvikanishe ko babana ufite ari umutware umwe. Anyway, nakaba ari ngombwa cyane rata kugira ngo umuntu yumvikanishe ko afite abana b'uwo mutware. Rero tubaye ikaze cyane. Akoze kutavuze agacano ukorera hose abantu ba Voice of Love bakabona. Rero nkorera kuri channel yitwa Iwacu Talk. Mwajyayo nyine mukareba dukora ibintu byiza bimeze neza. Abantu bacu mukadusura mugakora subscribe. Abantu bacu bo kuri The Voice of Love baza kumushyigikira cyane, bakora ibintu byiza, ni abantu beza cyane. Rero tuguha ikaze kuri Voice of Love. Murakoze cyane. Watubwira love story kawe gatoya n'umugabo mwakavuze kuri channel, ariko abakunzi bacu ntabwo bigeze bakabona, abantu batigeze bakabona mucamake tu. Ahubwo se waretse tukazakavuga kumwe nabo. Oya banzi basogongeze nibashaka ko uzazana na Papa Zari bazatubwira. Baza kutubwira muri comment nimba bashaka ko uzaza mukata. Ntinkavugaga kurumva ntago bazoba bagifite amatsiko. Ahubwo ni wazagira amatsiko yo kuza kukumva. Oya uzise iyo ubwiye abantu ukabasogongeza ukababwira gatoya noneho bazigira amatsiko noneho bagashaka kumva ibirenzo noneho uri kumwe n'uwanyu. Okay. Rero njyewe na love story yanjye nayo ntago ari ndende, no kubabwira nyine mu ncamake azoza tubirambure. Tugiye muri make turamwibikiye. Habaye muri niko muganiga. Yaze nk'imyaka ingahe ujya gusubuna banabyibuka. Hari igihe umuntu ataba yibuka da. Habaye muri 2020 nko nyine muri umwaka uri gushira, hari kuri Noheli. Ahantu nakoraga nyine umutware wanjye nyine ataraba nyine umutware wanjye aza wakora umukozi musha nyine bisanzwe tukomeza turakorana. Rero nkimubona namubonye nk'umuntu usanzwe. Abantu twakoranaga benshi twakoranaga n'umukobwa umwe, abandi bari abagabo nyine bubatse. Urumva rero ni wowe wari umusore nanjye nkaba umukobwa, tuba nyine nk'abashuti
dusanzwe tugatahana ariko gayo yiga sinamenyega aza kubibabwira ahantu iwe yahereye gahunda bye byari bisanzwe nuko rero bigeze aho abarambwiye yuko yankunze hamaze twari tumaze hari nk'umwaka kuko icyo gihe nari mfite n'umuntu dukundana nawe afite uwo bakundana muzi uwo muntu banakundanaga yari mwene wacu nkaba mfite na nimero ye tujya tuvugana yamubura akampamagara n'ubu sindamenya uwo muntu dukunda azabifata ashobora kuba ajya agira ngo naramukina yabaze umuntu agashaka boyfriend we akakunyuraho then akaza kumva mwarakundanye akabona ahubwo n'abandi ni ukuri namubwira n'imbazo agira ntabwo nari ngize sinari mbizi nanjye ntabwo nari nzi aho bigana so tuba inshuti nyine nka sister na brother ariko nyine bigeraho nyine arankunda ariko yari afite nanjye ndikundi turakundana wigize ngufi koko ariko abashaka rero story yabo batwandike muri comment tuzamubazanira wajya no kuri Iwacu Talk bakayireba by the way kuri channel yabo ya Iwacu Talk irahari abantu bifuza no kuyireba irambuye ariko na hano bagomba kuzayitubwira neza bakayirambura akatubwira ese ugera mu rugo ni kihe kintu cyagutunze kabisa ukaba ngo iki kintu cyarantonze kabisa nkigera mu rugo akari byinshi mwana tubwire nka bitatu byagutunze ugera mu rugo ukavuga ngo mbakubwira nyine ngo urugo ngo ni ijuru rito cyangwa se bitewe n'umuntu mwamukundana ukuntu aba kutwara ugatuvuga ati urugo noneho nyine ni ijuru ritoya kabisa sasanze ari ijuru rito mu by'ukuri ni ijuru ritoya urugo ni rwiza pe kabisa ariko nyine ari uduchallenge nyine tumwe na tumwe utabuzi ko nyine tubamo njye rero ikintu cyangoye cyane kumva ko ari njye nyiri urugo nkamenya ngo turaza turya iki buri munsi ngo twari ikejo ngo n'uyu munsi turarya iki nyine byarangoye kumva nyine ko mpagarariye urugo urabona iyo ukiri mu rugo nyine uba uri mu maboko nyine y'ababyeyi barateka ibyo batetse ukarya ibyo noneho nawe kugira ngo umenye cyangwa haje abashyitsi kugira ngo uhite umenya ngo urabatekera iki kugira nyine ntibakunyuzemo ijisho ukitwara nyine nk'umuntu mukuru byarangoye ikindi wenda nko kuba umuryango nyine w'umugabo baza kubasura wenda nk'uko basobukwe ukamenya nyine abakuru ukuntu nyine ububaha ukamenya abo ugomba gutsinda ukamenya abo ugomba cyangwa ugusuhuje utagomba guhita umusubiza cyangwa ugahita uhindura imyenda nimba wambaye ipantaro ukambara ibitenge ugatanya nyine birabanza bikagucanga ariko nyine uko ugenda ubamenya noneho ubamenyera urabimenyera nyine urakoze cyane hari akantu ese wowe bride shower uyifata ute? Ari ukuntu iyo umuntu agiye gukora ubukwe bamukorera aka bride shower ugasanga bamwe bari kumukanga. Ese biriya bintu batubwira muri bride shower koko biriya bintu wowe byose warabyapuritse cyangwa wagiye wumva wafashe ibyawe ibindi urabyihorera? Bride shower ubundi uyifata ute? Njyewe rero ukuntu nyifata ahubwo ego ni nziza kubera ko nyine uba ufite abashuti bawe bakagusezera mu buryo bumwe cyangwa ubundi nyine, ariko kandi hari inama bakubwira neza bakagutera ubwoba bakaguhabura ku buryo ugenda neza wahabutse ngo uzubyuka kare ngo umugabo ngo asange ngo atetse icyayi ukamubyuka ukagenda ukicara kandi wenda umugabo wawe ntabikunda. Rero niyo ukuntu nabivuga kubera ko n'abagabo bacu bataba bahuye badahuje imico, ingo zacu zitameze kimwe, ni nako rero n'abantu utomugira inama umubwire nk'uko wubatse, wenda tuvuge ngo maze igihe kinini mu rugo ndamugira inama kubera ko mbizobereye. Hari ibyo nyine wamugiramo inama atabazi, hari n'ibindi nyine yogenda nyine wenyine akaba wenyine akabanza akiga umuntu wiwe, umugabo we byo akunda byanga, ntabigiye nyine ntambara birakunda.
hari uwo nzi noneho ngo yaramubwiye ngo saa 9 ubyuka kare kare gushyushya amazi y'umugabo ngo yatwaye muri dushe hanyuma ngo noyize umutekere icayi barabana ngo umugara bireba nyuma y'amezi 3 ngo aramwicaza none se sheri ibyo bintu byuka kare saa 9 utamaze ibitotsi ni ibiki rero bread shower ukuntu abantu basaga ahubwo hari n'igihe ubikora hari igihe ubikora kabisa ukabikabya warangiza wageraho ngaho kubera ko umugabo n'urugero yakomanga kaburiro ukanse nyine gukingura ukuyemo inkweto mwatse igikapu wamushije amazi yaroze uramugaburiye ugize ute nyuma ugahita ubireka kandi abagore benshi turabigira kandi buriya iyo amenyereje umugabo ikintu ntugikomeze ibyo nayo ngiye kuvuga rero iyo amaze kubimenyera ugahindura kuri uwo musobaganyirije cyane ayiwe cyane buriya ni aba yarabimenyereye rero nimba yarahisemo gukomeza gutyo wakomeza gutyo hari n'igihe waba yaba atanabikunda ese n'umushuriza amazi atazayoga ashushe wamugane cyangwa adakunda abantu babyuka kare wenda muri icyo gihe nibwo akeneye ko muba muri kumwe nawe urabyutse urirutse urabyutse kandi wenda mwige umenye ibyo akunda cyane njye mbona abantu muri hari n'ukugira inama ko bwatunga umugabo ngo wenda n'urugero iyo yarakaye ngo ujye uhita umwihorera ngo wenda n'urugero nacururuka mwiyunge kandi wenda n'urugero umugabo wawe yakunda niba ukosheje aka kanya uhita umubwira ati sorry sheri byancitse umbabarire hakaba n'undi rero udakunda ngo uhite umubwira agashaka ngo ubanze umureka atuze rero abo ni abantu babiri batandukanye cyane rwose rero ngewe ukuntu mbifata ntabwo wabwira umuntu nk'uko we wubatse kuko urugo rwanjye si rwo rwawe wapika biratandukanye ntabwo twashaka kubigereranya bimere kimwe uzarebe n'abagore b'inshuti kuko hari abagore nyine bagira b'inshuti bakama baba nk'amahasha cyane akazajya ashaka ngo akazajya mwambara ibisa n'urugero wenda ibyo wambaye umugabo ntabikunda agashaka ngo murye iki mwitware gutya kandi mu rugo rwawe ntibakunze icyo kintu ushaka guteka so ukabona urugo rwawe ushaka kurutwara nk'uwo mugore w'inshuti yawe bikameraga nabi umugabo nyine bikaba n'intandaro wenda yawe gushwana ariko urugo ntabwo rwubaka kimwe n'urundi ntibishoboka kabisa kuko abagabo nibo bahuje buri wese afite umugabo we umeze ukwiwe n'undi afite umugabo warabyaye ese umunsi umenya ko utwite bwa mbere ni ikihe kintu cyose kikuza mu mutwe nihe reaction wagize binyibutsa kandi ibaze nashatswe mu kwa 4 nyine nagize amahirwe nsama vuba ariko ubonye ukuntu nabyakiriye wagira ngo nari narabuze urugero tubwire nk'umunsi wa mbere nyine umenya ngo uratwite umunsi wa mbere rero nari ndi mu rugo nyine nkeka ko nyine nshobora kuba naratwite ariko hari hashize igihe gito kabisa noneho nyine ndipima njyenyine uko wagiye mu kazi mbona nyine haje uturongo 2 numva aho ndi kubyemera yaba we ndasara kabisa ati birashoboka se ubu ahangaha yinda noba mfite umuntu ntabwo biba aka kanya se kumbe se ni ukugutwita byoroha numva ntabwo ndi kubyumva mwana ndamuha mpita ngenda njya ku bitaro biba hano hafi nyine nahise njya ndagenda barampima umuganga wampimye nyine yabonye ukuntu ndi gupapa ahita ambaza ngo ese ngo warashatswe ngo cyangwa ntabwo uri marine ndamubwira ati wenda yakekaga ko nshobora kuba ari nk'iyo wahite wenda ukiri umukobwa akabona ubwoba mfite aravuga ati uyu mwana kamutware gahoro ndamubwira ati nashatswe mbana n'umugabo atamwira ngo wawo ngo congratulation numva ko kandi avuga ati bya bintu uzwi ati uratwite nahise mpamagara umugabo nigeze umusaza ati mfite surprise ariko nyine numva ukuntu biba byakirengeye n'ukuntu iwe nyine arishima ariko nyine iby'abagabo se ntabwo aza kwerekana amarangamutima yabo cyane we ntangira nyine nitwa nk'umuntu utwite kabisa
nyine byarantunguye biranshimisha kabisa cyane biriya bintu bijya bishimisha nuko urabyaye ukibona umwana bwa mbere kwa kundi umuntu aba ari kwa muganga bagahita bagushyira akana hano byakiriye ute kuba umubyeyi bwa mbere ahubwo hari ahantu ugira ngo uba uri no gutekereza neza ngira ngo abantu benshi barira aka ni akana kanjye kumbi nanjye nshobora kuzana umuntu ku isi izina ryose noneho narabyaye numva akana kararize n'abatosingi bose uwanjye aka kana ni akanjye umwana se ni uwandi uri kurira muhereze nyine uwo mwana njye sindabyara numvishe bindenze noneho bakanshyira aha bahita bagatwara nyine bakambika usanga papa we waragafashe mvuye aho numva ndishimye kabisa birenze hari n'ukundi hari ukuntu noneho n'ikindi gihe noneho iyo ukigera mu rugo nyine muraryamye n'akana nk'ijoro rya mbere sinaryimana wumva uwo uriwe wowe ntiwumvaga uri bukaryamira ukuntu uza wicura wari usinziriye umenyereye za nzozi zindi zisanzwe utarabyara wicura wasanga uryamanye n'akana aka kana ni akanjye se koko uyu mwana ni uwanjye ukumva nyine urishimye uzi ugenda nyine umenyera gahoro gahoro ariko iminsi ya mbere wumva nyine utariyakira ko waba nawe warazanye ikiremwa muntu ku isi nyine yego hari ukundi kuntu nimba ari njye wabigize ukumva nk'akantu ko kuba uri wenyine nimba ari akadepresiyo nyine hari ukuntu bajya bavuga iyo umuntu abyaye kubera ko ari amajoro uba uri wenyine urabyutse uri umenye ngo umwana yashonje uri wenyine ahubwo noneho wowe akantu ko kadepresiyo wigeze ukumva ko kumva ushaka ko kurira ko kumva ushaka nyine kuba uri kumwe n'abantu tubwire ari amajoro ukuntu aba ameze njye ahubwo ibaze ko nakageze ku mwana wa kabiri sinzi impamvu njyewe abana bose marumva ashaka kuba ndi kumwe n'abantu umva utuntu tw'uturira noneho njye ntekereza ko ari ukubera uburibwe uba waragize uzi ko igihe nyine uba wumva utazi ukuntu umeze nyine ukumva ushaka abantu muhora muganira bahagenda noneho ukumva uri wenyine ingorwa imbabare ukumva waba umwana ageze ariko akasura kakazongera mba umuntu noneho uburibwe wowe kandi umwana kabisa uwo ari umushaka ari ukugisha umufite niba ari buriya buribwe waraciyemo njye niko ntekereza pe uba utariyakira n'akantu ko kuba umwana ari kurira ukabyuka ukamubyukira wenyine buri joro arawicaye umwana ngo yagize iki umwana ngo yarayadasinziriye umwana ariwe mu nda ukarabyuka ugacanganyikirwa neza ukumva uzarebe niyo nyine abantu baje kugusura abashuti bawe bakirirwa nk'aho wumva umeze neza ariko reka bagende uzama wumva sinzi wumva nyine sinzi ukuntu biba bimeze nyine abantu b'abagore nyine barabyumva ari amajoro kabisa abagoye wumva njyewe mba numva nk'utuntu tw'uturira nkumva najya ahantu nkavuza nkumva najya ahantu hari abantu ndinde kuba ndi jyenyine nijoro rwose niyo mpamvu umuntu aba ari kuri telefone kenshi kabisa kubera uko uri wenyine ukabyukira umwana uri wenyine ese wowe umugabo wawe ajya agufasha se muri uko kubyukira umwana hari ukuntu hari abagabo bamwe bari romantike bagahita akubwira wowe uryame mbaze ndebe umwana kandi akuje ese kubera icyo abagabo tujya babyukira abana kubera iki njye ajya amfasha ariko kandi umurinde kuguma kumubyutsa yaguhereza icyo ushaka kabisa akagufasha pe ariko kandi hari igihe noneho njyewe yemera akabyuka kuko niyo umwana ari kurira nawe nyine ntasinzira ntabwo yasinzira rwose umwana ari kurira cyangwa ukanamugira impuhwe kubera ko ari bubyukire mu kazi ukamwirira ariko kandi hari igihe nawe wumva noneho byakurenze ukamubyutsa yarangiza akamaguma kubaza ngo ese ngo ko ari kugira gutya ngo bisobanura iki ngibiki ahubwo ntunasinzire kandi ukamubwira ati yewe zanaga mufate uryame nanone ko ndabona si ibyawe abagabo bagomba gufasha abagore kuko umwana ntabwo ari umugore wenyine kandi natwe kandi iriya minsi ya mbere kuko indi minsi iyo umwana nyine
yatangiye cyashize umwana arasinzira kandi aba yatangiye no gufata oreri yo kuryama umwana nyine akamenya ngo ni nijoro ngomba kuryama kumanywa iyo rero icyo gihe kigeze basi ujya usigara umwonsa agahita asinzira nawe ubundi ariko impinja zasigara amana oya n'abagore natwe uburushye reba amezi 9 noneho iyo ubyaye wari wasinzira ubyaye umwana akarira ntiwumve pe erega uburushye ukumva ahubwo uri kubyumvira kure nko mu nzozi ukumva nta n'urushye rero iyo minsi baba bagomba kudufasha basi cyane kabisa kiragiye nyine cyarangira biba birangiye nyine oya abagabo kabisa bagomba kujya bafasha abagore tugiye mu tubazo dusanzwe rero tubuzima ariko yego urabaza pe nta kubaza wa mbere ese ujya wumva tuvuge ufite baramu bawe ese kari akantu baramu b'umuntu bajya bifata bakisanzura ugasanga agiye mu cyumba cyawe hari ukuntu hano tugira noneho abantu baba mu mashambure ubaye muri shambure imwe cyangwa se ebyiri biriya bintu byo kwisanzura ugasanga ahise afashe imyenda y'umugabo arayambaye ntimwabivuganye wagiye nk'ahantu wamusize mu rugo aragiye arifasha afashe ishati ya mukuru we cyangwa se murumuna we arayambaye ariko yarashatse we ntarashaka ubu byumva ute ubona ari byo akajya muri shambure yanyu wameshe ishati y'umugabo wenda uranayipasi hanyuma murama wawe arayifasha arayambaye atakubwiye atayimusabye ntabwo ari byo warumbwiye ngo se numva ari byo ntibiraba bikwiye ntabwo biraba kandi yenda bafite baramu banjye ariko ntabwo nyine ari byiza uramutse ugiye ugasanga afashe ikoti rye wenda kujya kujyana nk'ahantu wabifata ute tugahura nyine tugahura nk'umwanda yambaye ikintu namubaza iwe ntacyo namubaza ntubaza umugabo wabaza umugabo kandi nawe atayimuhaye mwese mukire tuva yayifashe tuba akayambara akarikura asa nk'aho ku mugozi ryanitse se cyangwa akayikura mu cyumba aho imanitse ugasanga murahuye arayambaye cyangwa ikoti rye akunda kugera nko mu bukwe rya koti nyine umugabo akunda kubika bati ni ryo mu makwe nyine ryarinde ry'agaciro kinca ahubwo no kuba yajyana no muri shambure yacu tudahari nabyo ni amakosa akomeye gusa nyine ikintu ntakoraga nubwira mukuru wiwe tukicara tukavuga se bino bintu murumuna wawe bino bintu nkumva ukuntu abifata numvaga nawe nyine bitamugoye neza nkamutuma ese usanze iwe abifata neza akabake murumuna wanjye dufite uburenganzira bwo kwambarana kuko ni amaraso yiwe kandi bagomba kwambarana n'uburenganzira bwiwe ese akubwiye uko nguko bakambarana akaza yambara nawe akambarana simbikunze ahubwo basiyaye imugabira niba ari ubukene bw'imyenda afite ntibisanzwe wenda akazimuhereza nyine ariko kandi banambaranye ariko yabishatse mukuru we nta kibazo aba ari amaraso yiwe ikibi ni ukurengera kandi abagore tugira ese kubera iki twumva ko kwambarana n'umugabo wawe ari ikibazo murumuna we kandi wowe murumuna wawe mukambarana murumuna uzi ko mwambarana ibintu byose cyane ariko twebwe abagore ugasanga twabigize big deal abagore twarasaze kandi ni amaraso ye uko murumuna we yakwambarana niko nawe mwakwambarana nta birenze niba ari icubahiro duhereza abagabo cyane tukumva nta muntu wakora ku kintu cyabo wowe ko murumuna wawe azagatonda umwenda kandi akawambara kandi umugabo ntabivuge ariko twebwe ugasanga twabigize big deal twabigize ntari ikintu cyabaye ikintu cyose murambarana ariko ukumva umugabo batakwambarana sinzi ukuntu biba bimeze abantu bazatubwire muri comment ko babyumva nabo tubwire n'iryo wigeze guseba mu buzima ukava ati njyewe Kamariza ndasebye tu guseba eso ni ryari koko guseba kabisa nkavuga ati ndasebye kabisa hari igihe nari ndi mu rugo nyine kwa kundi wicaye mu rugo noneho mabukwe araza n'undi nawe ni mabukwe n'ishanga w'umugabo baza nyine batambwiye
barakomanga nyine nari nambaye ikabutura ahubwo na muzeyi yagihari ngira ngo nyine ni abantu basanzwe ndakingura mbona nibo ntabwo wari ubazi mbura ahantu njya mbura ikintu ntambaye bose ngome muri iyi rido njye kwambara igitenge nahise nirwanga nyine mfata igitenge ariko tayari bakubonye narasebye kabisa ndavuga ati ndasebye ndaseba ku buryo nabigendeye nk'umwaka wose ndavuga ati umuntu akomanga ukabanza ukareba nyine uwari sibyo ukareba uwari wigeze urya amafaranga y'umuhungu mukiri guterana amafaranga y'umuhungu ariko sana niba ukubona ariya ubona ariya yibaza bivuga ariko atari menshi nyine bino bisanzwe nkasohotse akaba yakugura ariko nyine nariye nyine arenze mwene tuno duke turabashimiye cyane abantu bakurikiye ikiganiro ibiganiro bya The Voice of Love nakagaruka ciao ciao